ndabashuhuje bene data bashiki banjye muri Yesu Kristo uwiteka bahire. Nongeye gushima Imana kubwo kubona akanya keza ko kuganira namwe ku ijambo ry'Imana, guhugurana mu by'Imana kugira ngo twese tuzaboneke mu banesha. Rero tugiye kwigana amagambo atubwira ngo tumwitegure Yesu. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, mukiza mwiza udukunda, turagushimiye kuri Imana y'urukundo, Imana yaturemye mu ishusho yayo. Turagushimiye yuko uduhaye uyu mwanya, turakwigize ngo twe kuvuga ibyacu ahubwo tuvuga ibyawe bituruta imyaka, maze twebwe n'abazabyumva twese tuzaboneke mu banesha, tubane nawe mu bwami bwawe. Turagusabye rero kugira ngo umufasha wawe ari we Mwuka Wera akorere muri twebwe, maze adutereshe intambwe, bityo tuzaboneke mu banesha. Urakoze rero, reka aya magambo yawe agere ku bantu benshi, bityo twese dufate icyitegererezo cyiza, dufate imyanzuro myiza, tumwitegure ubwo azaba agarutse, twese tuzabane nawe. Ngaho rero turakwinginze ngo tuboneze kandi ukomeze kubana natwe muri byose, tubisabye twizeye izina rya Yesu. Urakoze, amen. Amagambo tugiye kwigana nk'uko nabibabwiye, tugiye kwigana tumwitegure Yesu. Tumwitegure Yesu. Hari indirimbo y'181 itubwira amagambo meza arimo 181. Reka ngo ntituzi igihe azazira. Ntituzi igihe azazira. Ntituzi igihe azazira ku manywa cyangwa nijoro. Ahari azaza bugorobye cyangwa umuseke utambitse. Aratwihanangiririza kuba maso iteka ryose, kugira ngo ubwo azagaruka azatunguka azasange twiteguye. Icyo gusubiramo kikavuga ngo tumwitegure, 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 dore turamwiteguye. Igice cya kabiri kikatubwira ngo ndibuka uburyo yadukunze akaduharira byose. Yasize ubwiza bwe mu ijuru yitangira kudupfira. Azanezerwa nagaruka kujyana abo yacunguye. Niba azasanga bari maso bamaze kumwitegura. Cya gatatu, ayi Yesu mwana w'Imana, dore uzi ibyo ndangamiye. Nizigiye ko nzakubona nkurebesha amaso yanjye. Nubwo bamwe bazaguhunga babonye igitsure cyawe, nge nzakuramutsa nk'inshuti, n'ubu ndagutegereje. Imana itugirire neza. Ese witeguye Yesu Kristo ugiye kuza? Bavandimwe, mu isi yacu tugira abantu dukunda, tugira imiryango y'inshuti, tugira abaduteguza gahunda, tugira natwe gahunda z'abantu dusura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo ugiye gusura umuryango usanga bakwiteguye kandi bakoze ibintu byose, ibyo kunywa, ibyo kurya mu gihe babifite, ugasanga buri kintu cyose kirateguye neza, hakozwe amasuku, hakozwe iki kugira ngo uze we kubanyuzamo amaso. Amasuku akaba hari, ibyo kurya bikaba birahari. Kubateka nk'ubugari, ntago ubugari wabutegura mbere yuko abashyitsi baza, ahubwo ubutegura abashyitsi bageze nko ku muryango, bityo bakaza kurya, gufungura amafunguro ashyushye ameze neza. Rero natwe kwitegura Yesu Kristo birasaba yuko uba maso, uhora usenga ubutitsa ngo tumwitegure Yesu. Iyi ndirimbo niyo twatahana aya magambo y'iyi ndirimbo. Ntituzi igihe azazira. Iragusaba kuba maso ugahora witegura. Daniyeli na bagenzi be basengaga inshuro 3 ku munsi mu gihe bari i Babuloni. Reka dusome muri Matayo igice cya 24
Matayo 24, twumve amagambo meza arimo. Matayo igice cya 24, harimo amagambo meza ukwiriye gusoma, nanjye nkasoma, tukayigaho tukitegura Yesu. Imana itugirire neza. Hari kutubwira ngo Matayo igice cya 24 umurongo wa 32 kugeza umurongo wa 44. Hari kutubwira ngo uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Murebere ku mutini, niwo cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose, muzamenye yuko ari hafi, ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko abubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Nitujya gusoma muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17, hari amagambo menshi atubwira yuko amategeko y'Imana hatazavaho n'akanyuguti na gato. Ijambo ry'Imana ntago amagambo yayo azavaho na gato. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Muribuka ko Uwiteka arema, Imana irema, yakoresheje ijambo. Rero ntabwo bizashira na gato. Ijambo ry'Imana rero ni ry'ukuri, kandi ni ryo mushorera utugeza kuri Data. Ku murongo wa 36, ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Ntago byoroshye kuba abantu babiri bari kumwe, umwe akajyanwa undi agasigara. Imana idutabare. Ese witeguye ute? Tumwitegure Yesu umuvandimwe, kuko ari hafi kugaruka. Ibimenyetso twagiye tubona bigaragaza kugaruka kwa Yesu, nimubona umwanya neza muzasoma Luka igice cya 21, muzahabona neza kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu Kristo. Uko Umwana w'umuntu uko bizaba bimeze. No kuvuga ngo ibimenyetso byinshi biri kutwereka ko Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Ese witeguye ute? Niteguye nte? Nowa yinjiye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Bavandimwe, nimusubira mu mateka ya Nowa, kurimbuka ubwo umwuzure warimburaga abantu n'ikiriho cyose ku isi, Nowa yariteguye n'umuryango we. Mureba agahinda kugira ngo hinjire inyamaswa abantu barimbuke. Kandi muri abo bantu harimo abafashaga na Nowa mu kubaka iyo nkuge. Bavandimwe, muvandimwe wanjye, nanjye ndi kwibwira, twebwe twamaze kumenya Kristo, mureke dusabe Kristo aduhe kubira bikitwa none.
tube mu bye by'ukuri kugira ngo twese tuzaboneke mu banesha. Ibaze nanjye nibaze, witeguye ute? Niteguye nti. Ba maso usenge, nanjye mbe maso senge. Abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Ntabwo byoroshye. Urumva ko ni nayo mpamvu tubwirwa mu matorero yose twabonye mu Byahishuwe 2 na 3, igice cya 2 n'icya 3, amatorero 7, tubwirwa ngo uwihangana akageza imperuka, unesha. Ntabwo bigeze bavuga banesha. Matayo 24 umurongo wa 13 niho hatubwira ngo uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa, ku murongo wa 13 w'icyo gice. Naho mu matorero yose hagiye havugwa ngo ijambo ngo unesha. Nawe muvandimwe nunesha. Rino zina nitwa ntago ariko nzaryitwa, ahubwo nzagira irindi zina rishyashya, nzahabwa ibuye ryanditsweho izina rishyashya ritigeze rimenywa n'undi muntu uwo ari we wese keretse nyiri kurihabwa. Haranira kuboneka mu banesha muvandimwe, nanjye mparanire kuboneka mu banesha. Ku murongo wa 42, nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Imana itugirire neza. Muvandimwe wanjye, bamaso usenge, kuko ibihe turimo bimeze nabi. Intambara, ibyorezo, ibintu byose turi kugenda tubibona. Witeguye uti? Nanjye niteguye nte, kuko bimeze nabi cyane. Ibintu byose, ibimenyetso twagiye tubibona, turi kugenda tubibona. Ibimenyetso byose biri kuza turiho. Umuntu hari igihe yabishyiraga kera, nzaba narashaje, nzaba naragize gute, ariko ubu ngubu ibimenyetso turi kubibona biza ku mugaragaro. Intambara, ibyorezo, tuvuye muri Covid ejo bundi, n'ibindi biraje biri hano imbere yacu, biri gutegurwa. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Unesha, uwitegura. Hano hari kutubwira ngo nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Abakobwa 10 bari bategereje, bose bari bategereje bafite amatabaza, uretse ko abakobwa bamwe 5 batari bafite amavuta ahagije. Ariko bagize gutya, bagiye kumva bumva urusaku, umukwe kwaje. Ariko abakobwa 5 b'abanyabwenge bari bafite amavuta. Bavandimwe, bose barasinziriye. Ushobora kuba mu itorero, ushobora kuba hehe, ariko mu by'ukuri ukabaho utiteguye, ukaririmba utiteguye, mwigisha ntiteguye. Haba icyapa kiyobora abagenzi, nawe ukaba icyapa kiyobora abagenzi. Nyamara icyapa gishingwa ahantu, ariko ntabwo kikayobora abantu bunaka, ariko cyo ntikiba kiza aho ngaho abagenzi bari kujya. Muvandimwe wanjye, bamaso nanjye mba maso. Reka dusome Yakobo igice cya 5. Yakobo igice cya 5. Yakobo igice cya 5, twumve ukuntu atubwira duhereye ku murongo wa 7. Yakobo igice cya 5 duhere ku murongo wa 7.
hari kutubwira ngo kwihangana no kutarahira no gusenga no kuyobora abayobye. Kwihangana ni ikintu gikenewe na buri muntu wese, no kutarahira no gusenga no kuyobora abayobye. Nuko bene data, mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Hari ibigeragezo byinshi duhura nabyo ugasanga kwihangana byatunaniye, ariko hano turasabwa nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Mwibuke ko dufite umutwe w'ikigo uri kutubwira ngo tumwitegure Yesu. Mwihangane. Kwihangana, dusomye Petero wa kabiri, reka ndagaruka hariya ntituhibagirwe. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 8 harimo amagambo ngibyerekeye ingeso za gikristo. Ngibyaba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bavandimwe, muri kumva ko tubonye ibintu bigomba kuranga umukristo nyakuri. Ingeso, ibyerekeye ingeso za gikristo. Ese muvandimwe, izi ngeso ndazifite? Izi ngeso, kwizera, ingeso nziza, kumenya, kwirinda, kwihangana, kubaha Imana, gukunda bene data, urukundo, ibyo biri muri ngewe? Imana itugirire neza. Imana itugirire neza, idutabare. Twari turimo dusoma Yakobo igice cya 5 umurongo wa 7 niho twari dutinze gusa. Nuko bene data mwihangane mugezaho umwami Yesu azazira. Ngo dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Abantu iyo duhinze tuba dufite kwizera, bizera, ukaba warafumbiye, warahinze mu butaka bwiza, ukanagenda iyo bimeze, ukabagara. Ni ibikorwa byinshi ukora kugira ngo uzabone umusaruro uhagije. Ibyo byose rero niko na hano mu gutegereza Yesu, mu kumwitegura, tugomba gukora ibikorwa byiza. Tukamera nk'uyu muhinzi iyo yiteguye. Ngo muba ariko namwe mwihangana, mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Kuza k'umwami Yesu kuratwegereye bavandimwe. Ku murongo wa 9, ntimwitotombane bene data, mudacirwaho iteka, dore umucamanza ahagaze ku rugi. Kwitotombana, abantu gushwana, guhora dushwana, tugira gute kandi turi abagenzi, ibyo ntibyemewe. Ku murongo wa 10, abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Bavandimwe, abakozi b'Imana bose bagiye bazizwa
kubaha Imana, gukorera guhamya Kristo, bose bagiye bapfa urupfu rukomeye. Nimwibuka umugabo Stefano mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 7, yatewe amabuye, ariko yabwiye abantu, yarararamye areba hejuru, agaruye amaso arababwira ati Mana ubababarire kuko batazi icyo bakora. Uwo ni umukristo utegereje kugaruka kwa Kristo, witeguye Yesu. Bamurenganya bamuziza Kristo aranezerwa. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwumvise ko ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Mwumvise kwa Yobu ko byagenze, byose no kuba maso tugasenga. Ku murongo wa 12, ariko bene data, ikiruta byose ntimukarahire naho ryaba ijuru cyangwa isi cyangwa n'indi ndahiro yose, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, kugira ngo mudacirwaho iteka. Mbese muri mwe hariho ubabaye, nasenge; hariho unezerewe, bavandimwe, umuntu ubabaye wese nasenge, kuko Imana irasubiza. Hariho unezerewe, naririmbira Imana. Muri mwe hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire, bamusiza amavuta mu izina ry'umwami. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse. Kandi naba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Imana itugirire neza. Amagambo y'Imana ni meza, n'ay'agaciro, araryoha, ariko igihe tuba dufite abari gitoya. Reka turangize iki gice ubundi dusoze kubw'amagambo meza y'Imana, maze buri muntu wese asabe Kristo kugira ngo amushoboze, kuko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Bene data, nihagira umuntu muri mwe uyoba avuye mu kuri, undi akamuyobora, mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo, azakiza ubugingo urupfu, kandi azatwikira ibyaha byinshi. Imana itugirire neza. Bavandimwe, imirimo yacu, umurimo wacu ni ukuyoborana, ni uguhugurana, kugira ngo twese tugume muri Kristo, tugume mu rwuri rwa Kristo, bityo twese tuzaboneke mu banesha. Reka rero ndangize mbifuriza kwihangana mu bitugerageza, kandi turi mu ijambo ry'Imana, tugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, dutegereje Yesu, dusenga, turi maso, kugira ngo ubwo Yesu Kristo azabagarutse twese tuzaboneke mu banesha. Niyo misabire yanjye nabasabira, nanjye muyisabire mu izina rya Yesu. Reka dusoze n'isengesho. Mwami Imana, urakoze kuko uri rubasha, uri intwari ku rugamba. Reka tugusabe utwemerere, udushoboze, umwuka wawe wabe muri twebwe, ajya twigisha, maze amagambo atubwiye yandikwe ku nkingi z'imitima yacu, twese tuzaboneke mu banesha. Dushoboze rero, ukomeze kuduha imbaraga zo kwihangana no kuba muri wowe, kandi uduhe gutegereza twiyujuje nawe ibyo umuntu wese akora, nk'uko tubibona mu ijambo ry'Imana ngo noneho uyuzuze nayo ubone amahoro. Reka twihishe muri wowe, twiyuzuze nawe, ibyo dukora byose dufashwe nawe, maze twese tuzaboneke mu banesha. Niyo misabire nsabira abakwizera bose n'abatarakumenya, kugira ngo twese turusheho kukumenya, tuzaboneke mu banesha. Byose tubisabye twizeye izina rya Yesu. Urakoze. Amena, amena.